Yes, ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Big Time TV show nk'ibisanzwe it's your boy Kelvis bro. Nkwibutsa yuko umunsi wo kwa prayinga arimo byo byaraye birangiye. Of course byarangiye ejo nko mu masaha ya saa 12 saa moya zo mu Rwanda. Icyo nakubwira cyo Poland na Germany birarangira kwa prayingwa uyu munsi kwa gatatu n'ubundi saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda. Niyo deadline ya nyuma niba utaraprayinga evan menya yuko uri mu gihombo. Iki kiganiro gikoze nihuse kugira wa muntu wari uri guteganya kwa prayinga ari kuvuga ngo ndabikora mu minsi iri imbere amenye yuko byarangiye birarangira kwa gatatu saa 6 z'ijoro zo mu Rwanda. So icyo nakubwira cyo niba utaraprayinga kora application yawe na bya bindi byose bisabwe imbo bifite hita gukora application yawe. Biri gukorwa n'aba agent, araba agent ba company babishinzwe. Uwo mu agent nuba selected n'ubundi ubu kiri mu nshingano ziwe niwe ugushakira ya vision bakwishyuriye visa na ya matike byose niba uri kugenda ubikurikirana ni nawe baza ese bigeze he, dossier yanyimeze gute, visa zaraje, amatike yaraje, byifashe gute, niwe ibintu byose bibaza. Murakomeza mugaciringa kuri telefone. So icyo nakubwira cyo muri aka kanya mbere yuko dutangira turibuze gusoreza ku bya green card ni Poland na Germany. Dusoreze kuri green card kuko officially arima Quebec muri Canada byo byaraye birangiye nta biri gukorwa. So icyo nakubwira nuko gukurikirana Big Time TV show ari byiza. Kora subscribe tujye tubana 5 kuri 5. Niba utarayikora evan menye yuko ari ibintu byinshi bisohokera aha ngaho utamenya. Ni byinshi cyane utamenya. So twagiye rero ikaze amaze kwiyakira. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kora subscribe. Imba ari inshuro ya kabiri warayikoze subscribe korwa rimwe. So shyira muri comment akadarapo k'igihugu urimo abara u Rwanda, Burundi, hehe wherever aho uri hose kujya tubashe kumenya aho muherereye. Icyo nakubwira cyo Poland ngiye kugenda bisubiramo n'iki ugomba kuba ufite kugira ukora application yawe. Nkubwire nagute application ya Poland ukuntu imeze. Poland umuntu wa prayinze akaba selected agenda afite akazi. Ikindi ubu ugomba kuba ufite kugira utangire application ya Poland ntago bisaba diplome. Ushobora kuba ufite na diplome bitewe n'iyo ariyo ntunagende. Akenshi certificate z'imyuga nyine nizo zikunda kuba zakora cyane. Akenshi wa muntu wize rebu, umuntu wize muri rebu we era diplome yiwe nta kintu bivuza. Akenshi ubusanga umuntu yarize hege, yarize ibintu by'amasayansi, nta kintu bivuze. Ushobora kuba warize muri secondaire hege, muri kaminuza ukiga ibingibi bya WDA tubivuge, wize nk'ibintu bya tourism, wize nk'ibintu bya mekanike cyangwa se n'ibindi, ushobora kuba nawe wakaprayinga. So icyo nakubwira cyo niba utarakora application yawe bigiye kurangira. Kwanza ni nkaho byarangiye. Iki kiganiro ushobora kuba wakibona nko ku masaha ya saa 6 yo mu Rwanda. Evan umenye yuko saa 6 z'ijoro nizigera wakibonye ku munsi wo kwa gatatu umenye yuko application yawe yarangiye. Noneho iyo wabaye selected ugenda ufite na contract. Tuvuge ngo muri contract yawe tuvuga yuko uzakora nko mu ruganda rukora amavuta, mu ruganda rukora amasabune, uruganda rukora ibyuma bitewe n'akazi ukora n'amasaha ukora. Kuko arabantu nakomeje kugenda mbona babaza ngo ese ngo bahemba ngahe iyo utaramenya nicyo uzakora. Kuko uhitamo babazanira options zihari wowe ugahitamo ukavuga ngiye nakora mu ruganda rw'amasabune, nakora mu ruganda rw'iki, cyangwa se nzakora ibingi. Bakakubwira rero ku isaha uzajya ufata amadolari nka 18 cyangwa se ufate nka 20 n'ibice. Uri kumva? Cyangwa nzajya mfata nk'amadolari 15. Ukahita kumva rero nzajya nkora nk'amasaha 5. Ubwo ngiye nzakora shift ebyiri. Nzakora mu ruganda rw'ibyuma
mve mu rw'ibyuma njye mu gukupa cyangwa se mbe umuserevera nk'ahantu, bitewe tuvuge saa munani ufite kujya mu kazi guseriva ahantu, saa moya ukoze nk'amasaha 3 cyangwa 5, hari ahandi handi nyuma y'aya masaha 5 uri buze kujya ukora ibitandukanye na hahandi. Uri kumva rero hose shift ntabwo ziba zigomba kuba zihemba kimwe, kuko n'akazi ntabwo ari kimwe. It depends n'ikintu ukora, ni nayo mpamvu nyine amasaha nyine abatandukanye n'amafaranga yayo akaba atandukanye, ni gutyo shift byo biba bimeze. So ikindi wamenya kuri ibi bintu bya Germany nuko ari byiza cyane, ibintu wa applyinga ukagenda ufite akazi na contrat, ukavuga rero muri ya mezi 6 twakoranye contrat, ubwo ninzajya nkora aya masaha yose mu cyumweru, kuko bahembwa ku cyumweru cyangwa se ukayafata ku byumweru 2, ukahita kuvuga yuko nuzajya ufata nk'ibihumbi, tuvuge nk'ibihumbi 3, uzajya utangamo icya5. Wenda tukavuga nuzajya utanga icya5 buri cyumweru, cyangwa se ya mafaranga yawe uko uzayishyura, kontra yawe izajya kurangira n'amafaranga yashizemo. Ibintu byiza nibyo ngibyo, kuko bakwishyura visa babantu none bataba bafite amafaranga. Buri ibintu visa irahenda kuyibona, n'ikindi working permit kuyibona biragora. None iyo bibonye babikwishyuriye, uwo genda wishyura ibyo bintu, ni kula kulipa, uri wishyura ibyo bakwishyuriye. Ibyo ngibyo ni byiza cyane kuri wa muntu utaba ufite amafaranga, kandi ikindi yishakira akazi. Rega akazi karabuze, none ubu usanga kanatanga amafaranga nk'ayo ngayo. None ikindi wamenya, ya mafaranga y'umurengera, tuvuge warengeje amasaha, ya masaha tuvuge mu ruganda rw'ibyuma, n'urugero ndi kugenda mbaha, mu ruganda rw'ibyuma wakoraga amasaha 5 cyangwa 7, warengeje wakoza amasaha 12, ya mafaranga y'amasaha yarenzeho aba ari amafaranga menshi kuruta ayo bakubarira. Tuvuge imba ku isaha bakubariraga amadolari 20, ukaba wakoza amasaha y'umurengera, ya masaha y'umurengera uba ushobora gusanga amafaranga bakubarira ari nka 23 cyangwa 5, amadolari 5 aba yiyongereyeho. Kubera iki? Mbura amasaha y'umurengera nyine uri gukora mu gihe kitari icyawe. Urumva rero n'abantu benshi anga bakunda kubona amafaranga iyo bakoze amasaha y'umurengera. Tuvuge ku cyumweru, buri ahantu hose nta bantu bakunda gukora ku cyumweru. Ku cyumweru ushobora kuvuga njyewe kwa gatandatu sinzajya nkora, nzajya nkora ya masaha abantu baba baruhutse ku cyumweru. Aho ngaho niryo banga rya danje ryo kubona agatubutse. So ibi bintu rero biriseriye 100%, kandi abantu babikinnye ni ukuvuga ngo ababizi ni bakeya. Uzi ko ari application iba bitewe n'ukuntu abantu batabimenye, ugasanga babimenye bose baragiye. Tuvuga imba application yaraje iri kuvuga ngo turi gushaka nk'abantu 200,000 cyangwa abantu 20,000, ugasanga babimenye ni nk'abantu nka 13, nk'abantu 16,000, abo bonyine. Iyo ujuje ibyangombwa byose uragenda. So nibyo ngibyo nababwira, narinje kuba announcement y'ukuntu nyine bigiye kurangira. Reka twigire kuri green card naho tubicemo gake gake. Ni ku itariki 17 kwa applying ugomba kuba ufite ifoto yujuje mezire, kandi iyo batanze ziriya mezire ziba zigomba kuba zuzuye neza 100%. Muribuka yuko mu biganiro nagiye mbakorera mu minsi ishize nabaherezaga n'ibipimo ukuntu bingana. Niba ari ubwa mbere tubanye kuri biganiro, icyo nakubwira cyo hari ibiganiro nakoze mbere y'ibi ngibi nkerekana na mezire z'amafoto akenewe. Abantu bagishidikanya ibihugu byo kwa applyingaho, naberetse ibihugu bigomba kwa applyinga hano muri Afrika, kandi iyo mvuze icyo gihugu ntabwo uba ugomba kuba ukirimo, ahubwo iyo ufite ubwene igihugu bwacyo nicyo gihugu mugemba mvuze. Muri Afrika buri gihugu kitaza applyinga green card ni igihugu kimwe,
ni Nigeria. Ikindi wamenya kuri application ya Canada USA nuko bidasaba passport n'itandukaniye n'izindi. Ntabwo bisaba passport wa applyinga nta passport ufite. Iyo ubaye selected ni ushaka passport. Nabyo bitwara amafaranga. Utazagira ngo iyo wabaye selected baraza bagaterura bakahita ko bajyana. Wishyura ikintu bita visa. Ntabwo wishyura visa, ahubwo wishyura interview baba yishyura amadolari 150 mbari 100. Nayo barayishyura. Passport ku muntu uri hejuru y'imyaka 25 mu Rwanda yemerewe gufata passport y'imyaka 10. Iyo ngiyo yishyura 100,000 francs rwandais. 100,000 francs rwandais ushobora gusanga ari 600 by'i Burundi. Ibihumbi 100 byo mu Rwanda ni 600 by'i Burundi. Kuko igihumbi cy'amanyarwanda niba nibuka neza ni 600 by'i Burundi. Urumva rero ibihumbi 100 biri mu 600 gutyo tu. So urumva rero interview urayishyurira. Umva interview yanyu murayishyura kabisa. Na passport ukayishyura. Iki kindi wishyura hari n'utundi twangombwa wishyura wagiye ku bitaro nyine nawe urumva. Ubundi bugomba kuba ufite nk'amadolari nka 300 yo gushaka ibyo byangombwa byose uri mu bintu by'ama interview. Babahaye second letter ibintu byose. Abantu bazi ko interview ngo umuntu ayitsindwa, ntabwo ayitsindwa. Interview ntabwo ayitsindwa. Interview ntabwo ari ibibazo bakubaza ngo byakunanira ngo bakahita ko bagusubiza inyuma. No, interview ni ugutanga ya passport, ni ugutanga ya diplome, ni ugutanga n'utuntu turaho ngaho uri kugenda utanga. Kwanza ni icyangombwa cyo kwa muganga icyerekana yuko utafunzwe. Na ya passport, kuko ya passport niho bazagushyiramo visa. Nugerayo ariho uhabwa green card. Noneho umuntu udafite umuhosta ageraho nyine ajya muri camp of course. Ariko iyo ufite umuntu wawe araza akakwakira ugenda mwavuganye. Noneho abantu bose babaye selected ntabwo bahita ko bagenda mu byiciro. Hari abagenda nyine hakazajya hacamo nk'ibyumweru 2 ukumva hagiye abantu 10, hagacamo ibindi 2 hagiye 20, hagacamo ikindi kimwe. Nyine ni tape. Ntabwo niba wabaye selected ukaba urangije ibintu byose bya byangombwa byose warabitanze bahite ko baguhamagara ugende. No, ni ukuvuga ngo iri kwa applying ugashyiraho ya email yawe uzayibonaho ubutumwa. Iyo ukanze iyo wabaye submitted uri gukora application ukaba submitted, ntabwo hari abantu bazi ko bahita ko babandikira ako kanya. Ntabwo bakwandikira. Email yawe niyo kugira ijye muri file igihe bagukeneye bakwandikire. Email yawe ntabwo ari ikindi gisystem babahaye cyo kwita ko bakumenyesha ko file yawe ibaye successful. No, ahubwo email yawe nyine ikintu bibereye ni ukugira ngo niba gukenera, niba kubwira yuko wabonye ya visa babikumenyeshe he kuri telefone yawe. Igihe ubaye successful babikumenyeshe ko bigenze ute. Nibyo ngibyo. Email yawe niyo kujya bakumenyeshe aho dossier yawe uko yagenze. Nibyo muri Canada nabyo niko bimeze. Iyo file yawe ibaye submitted yabaye successful byakunze, ntago bahita ko bakwandikira. Email yawe ni ukugira n'ubundi bazakwandikiraho igihe nyine hari izindi mpinduka zageze muri ntuze yawe, muri file yawe. Ugasanga ibintu biri kugenda neza gake. Anga nubona ka email kabisa uzahite ko akenshi iyo wabaye selected ubona email yawe. Email yo urayibona. Kereka utabaye selected ushobora kuba utayibona. Ariko utayibonye ubaza
abakwapurayingi uko byifashe bakongera bakakurebera, ari n'igihe utaba wayibonye ariko waba watsinze. Niyo mpamvu nyine umuntu ukwapurayingiye n'ubundi mpamvu ugomba kugumana 5/5. So ni ibyo ngibyo kuri 17 wicarane ka gafoto niba uri munsi y'imyaka 21 ebana, n'ubu tuje gake gake ushaka umuntu muzapurayingana, ashobora kuba ari umubyeyi wawe cyangwa grand frère wawe. Niba ufite grand frère wawe azakwapurayingire, tekinike nakubwira uzakoresha nuko azakwapurayingira umeze nk'umuntu yadobuse, kuko atari iyo shot yo nta cyakunda kabisa. So icyo nababwira cyo ebana man, iyi application umuntu uri bucike kabisa. Njye natinye boro iza ebana, umva nta kintu byinshi byo singishaka no gukabiriza ibintu cyane. Bora muri ino minsi nyine umuntu amahirwe yiwe abarayiwe. Urumva ikintu wagiyemo iyo kizaba icyawe n'ubundi kibi cyawe. Ntugatsindwe n'ikintu utaragerageza, ni ibintu bibi cyane. Ni nk'umukasiro gutsindwa ikintu utaragerageza, uvuge kiriya kintu nagikora ariko ukagira ubwoba bwo kugikora. Njyewe nakinnye green card inshuro 8. Ahangaha azagira uvuga ko yabikoze, nta muntu urabikora. Njyewe natangiye no kubikora none ntaranasoza, ariko muri fayiro yanjye nyine ngashyiramo ko nasoje kwiga kandi nari nkiri ku ntebe y'ishuri. Umva rero kugira nyine nikora application nishyuye amafoto nayishyuye kuko ntabwo nayaboneraga ubuntu. Ekende ariko buriya nyine byari iby'ubwana. Ibaze nyine kuba wakora fayiro, arabantu na n'ubu nza mbona babimbwira nabo. Icyo nababwira cyo bari kuruhira ubusa. Umuntu uri munsi y'imyaka 21 niba zana applyinga kanakora application yiwe eba ari kuruhira ubusa. Abaye selected n'ubundi ntiyagenda. Nanjye icyo gihe niko byari bimeze. Iyo nkiba selected ntabwo nari kugenda. Nabeshyaga imyaka nyine ndi gukora application. Kandi ugiye muri interview ibyo bintu byose barabicekinga, akareba passport yawe, imyaka, ibiki byose bakurikirana man. Ubu baba bari gutangira dossier yawe yo kugwa green card. Green card ni nkuko wavuga irangamuntu. Ni irangamuntu, green card ni irangamuntu. Ari umuntu wambajije ese iyo umuntu yabonye green card aba yamaze kuba umwene gihugu wa Amerika? Yes, wamaze kuba umwene gihugu ehwana. Ubwene gihugu nabaraba ice ubona batambuka biyambitse ibintu gutya, mukunda kubabona bakunda gufata bimukira. Akenshi nyine iri kuvuga cyangwa se niyo muturage wa Amerika ako uri ahantu bakumva ukuntu uvuga, uri kuvuga accent itari yabo, uri kuvuga nk'umu Nigeria cyangwa se umuntu wo muri Afrika cyangwa se umuhinde, kwa kundi nyine accent yabo y'icyongereza uko nibimeze, cyangwa umu Mexico. Abantu bo muri Mexico nyine akumva nyine uri kuvuga accent itari yabo, ahita abahamagara baraba ice ewana, bakaza bimpampye bya danje baje kugufata. Iyo basanze nta byangombwa ufite ewana bahita bagutsindira bya danje, barakwiyongoza ahangaha. So noneho ibintu mutari muzi, ibintu biri kuba ahangaha, hari ikintu bita climate change. Numvisha ari ngombwa mbivugeho climate change. Ndaje mbeka ka video gatoye naka ngaka. Aka video rero ibi bintu nibyo biri kubaha aka kanya. Aka ka video no kuvuga ngo imvura iri kugurubura ruri kumanuka rukahita ko rumena imodoka. Ibi bintu biri kuba byanyabyo, mukomeze musengera abantu rero. Imana yo nimukayirakaze, buri Imana ntabwo ayirakaza biguhire eba. Mpora mbibabwira mujye musenga, buriya yo agace mutuyemo kuzemo ibyaha byinshi ari igihano Imana ibaha. Mwese kukumbira hamwe. Intama imwe iri mu mukumba w'ihene aba ari umukumba n'ubundi w'ihene. Bavuga ihene ntabwo bavuga intama.
ni ukuvuga ngo ituye mu gace k'abanyabyaha nawe uba uri umunyabyaha. Ibihano mwese mubibona kimwe, gusa ntabwo bishobora no kubagiraho ingaruka kimwe. Iby'Imana biratangaje. So ni ibingibi biri kuba, muri kubona ko ari ibintu biteye ubwoba. Reka nsoreze aha ngaha ikiganiro nkwibutsa yuko YouTube channel mfite ya Kelvis Bro nababwiye ko izajya icaho vlog igacaho n'ibindi bindi. Ubu ngiye kuzajya nkora icyo bita collaboration, nimubona nyine hajemo izindi mpinduka nimuzagira ubwoba mugire ngo byacitse. Ni collaboration, ni ukuvuga ngo izajya ibiri ku ma YouTube channel abiri. Kandi ugire ikiganiro ugisoze everyday. Buri ko nkoze ikiganiro kiba kirimo ibintu byinshi. Wa muntu ukireba iminota 2 noneho azajya aza kunyandikira muhite ko murya na sine, kuko ibi bintu nasanze ari no tolerance. Nasanze ari no tolerance. Ibaze kuba nigishije umuntu ntafata akagaruka kumbaza ibyo nigishije, yanze gufata note, yanze gufata amasomo. So nta mutima mubi, nta gitima kibi kabisa. Big shout out kuri wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Kelvis Bro, niko yitwa. Big shout out kuri wakoze subscribe kuri Big Time TV show, nayo ni YouTube channel yawe. So don't miss out, ibiganiro tunyuzaho ni byiza cyane kandi bizakugira umumaro. Icyo nakubwira cyo right now, niba usoje ikiganiro, ciao. Big shout out kuri wowe wakoze ibyo byose, wakanze akazogera. Noneho ngiye kuzajya mbasora vlog zimaze kuba nyinshi mu mashini, bora sinjya ntangira ikintu, sinakubwiye ikintu ntaragitangira. Akenshi mvuga ikintu natangiye. Maze kugira vlog zigeze kuri 3 bura gukora vlog nyine babisaba abari wa munsi buri free. Umunsi nyine utaba ufite akazi nta kintu uri gukora. Vlog zo zararangiye 3 nzatangira kuzisora ngeze nko kuri 7, kuko impamvu urabona ari igihe ntaba nabonye umwanya buri iyo umaze kuvuga ngo buri wa kangahe nzajya mbakubitira ka vlog, buri wa kabiri cyangwa se mu cyumweru nzajya nshyiraho vlog 3. Uba ugomba kuba uzicaranye, kuko ntabwo ariko kazi kawe nyine. Uba ugomba kubikora wa munsi uba wabaye free nta kintu uri gukora. Za vlog rero zimaze kuba 3, nizimara kuba 7 wenda zimwe zizajya ziba ziriho ndi no gutegura izindi. Ni gake cyane, ibintu biba byadutwaye umwanya mwinshi. Iyo mbonye ntari gomba kwicara imba mvuga ubu ngubu ngiye gukora udufaranga two kuri YouTube. So abantu bazi yuko bashobora kuba bakora amafaranga online, bazi nyine bafite iyo mpano, kuko ni impano, ni ibintu ushobora kugenda ukaba utabyuka ukora utabizi. Ari n'igihe ushobora kuba wabishobora ariko utazi uburyo wabikoramo. Uzanyandikire dukore big thing, dukore ikintu kinini bya danje. So ciao, ndabakunda cyane aba Big Time.